nongeye kwishimira kongera kubasanga muri kuri practice yo kubyina umuco nyarwanda, umuco mwiza. Umanza nshaka kubona arabakunze cyane ku buryo mpora nza kubasura. Birashoboka nk'ibisanzwe kuba dasanzwe badukurikirana banyita Teacher Tony, nkaba nkunda kwisanga ndi guhuza ibikorwa bigendanye n'abanyeshuri, talent zabo uburyo zigiye zimeze nuko bigiye bihagaze. Ariko by'umwihariko nishimira uburyo umuco nyarwanda ukura mu mashuri, twisanga abana bari kubyina bafite ubwuzu, bafite ibyiza. So nsanze muri practice. Ubushize nabwo nasanze muri practice. Byanga bikunze hari igikorwa muri kugenda munategura, nimba kinahari muraza kumbwira. So nongeye kushaka kugira ngo tuganireho gakeya. Nshaka kubabaza, ese muri kubona impano yanyu igeze hehe? Ubushize nasanze ntago mwari mwakoze muri benshi, ariko ubu none nsanze muri itorero rigari. Hari n'abandi mwambwiye ko batigeze baboneka. Ese muri rusange itorero ryanyu rigeze he? Amazina mumbwire, ndamanza mpere kuri Kibambo twize cyangwa se wowe twise Safi. Safi, nongeye kugusoza cyane. Okay, so umeze ute? Meze neza, nta kibazo. Urashima Imana? N'abantu bake. N'abantu bakeya cyane. So mu bigaragara urishima? Of course. Nongeye kubona wagarutse kudusura ni by'agaciro cyane. Okay, ni byiza. So ubushize twagize ikiganiro nubwo twagicishigirezemo hagati nyine ntitwakirambura, ariko nari nishimiye uburyo mukaraga umubyimba muri abakobwa beza. Nyine mu Rwanda bajya bavuga ngo ni inyambo babandi, ubona ko bakora ikintu kibarimo. Muri rusange mugeze hehe? Uri kubona itorero uko mubotozanya bigeze hehe? Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza, mbanje no kubashimira nyine kuba mwongeye mukatuzirikana mukibuka ko duhari. Itorero ryacu nyine rigeze kure rikora, kuko twabibabwiye n'ubundi dukorera hahandi ni hahindutse ni muri École Secondaire TSS. Icyo ngewe navuga nyine itorero ryacu rigeze kuri byinshi cyane. Ubushize wasanze turi bakeya, ariko mu bigaragara abonye ko twagutse, twagiye nyine dutera intambwe. Ababyifuza abishaka bose baza batugana. Ntago biba byoroshye nyine, ariko tugeraho nyine tukabona bishoboka tukabikora. Impano yacu rero iyi ni impano ikomeye. Icyo navuga nyine ni ugushimira, ngewe nshimira umuntu bidufasha mubura, ntago turi twenyine. Turashimira patroni wacu animateri. Animatera tuba hafi mu buzima bwa buri munsi. Mbanje kumusuhuza nawe hari nyine kandi ko mushimiye by'intangarugero nge n'abagenzi banjye. Turamushimiye cyane uburyo adahwema kudufasha mu byo dukora byose, kandi atugira n'inama nyinshi cyane. Itorero ryacu rero rigeze kure rikora. Ubutanuza nyine uzasanga byaragutse tugeze kure. No kuri nibyo nifuza. Hari undi muntu tutaturi kumwe. So uramanza twibwire amazina yawe, mu rugo wiga mu wakangahe, ndongera mubaze ka kabazo nabo bayije impano ye yaje ryari yayiyumvishijemo gute. Amazina yawe utwibwire. Yego murakoze, amazina ni Umutoni Katia, angasina kuri mwese ijuru. Mu rugo nyine nkaba Nyamirambo. Umwana w'Inyamirambo, Nyamiryosi. Ubwo umwana wo kwa Fireman. Okay, so impano yawe yaje ryari? Nabonye uzi kubyina, nabonye ubyumva. Hari ukuntu wategaga harya inka zitega kuri inyambo mama. Hari ukuntu yateze ukabona neza byanga bikunze, ntago ari ibintu yishakishamo. Ni impano yiwe. Impano yawe yaje ryari? Wabyumvishemo gute? Muri rusange mu rugo se barabikunda cyangwa bazi kubikora? Murakoze, impano yanjye yaje mutoya, nakuze nkunda umuco nyarwanda aho wavugagiye hose. So mu rugo baranshyigikira cyane. Na nyine nageze nko muri P1 nibwo nanyigishije n'umunsi umuco nyarwanda. P1
shareka ugeze ku ishuri kwa kundi abana bajya kubyina mu itorero nawe ukagenda nyine nawe ungana ari kumwe nakuze byiyumvamo mbikunda cyane mu muco nyarwanda cyane kandi no mu rugo n'ishyaka kabisa. urabyumva hari ukuntu ubona nyine ubikora ukabona ni sawa cyane. So ni iki umuco wo kubyina, umuco wa kinyarwanda usibye kuwusigasira mu bigo by'amashuri ugakomeza, ni iki ubona bigufasha mu buzima bwawe bwo ku ishuri? byinshi cyane kuko indangagaciro zose zikunda ikinyarwanda, indangagaciro zose zikunda umuntu witwa umutoni keke zose nzoka mu kinyarwanda. Birashoboka ko witonda. Umuco nyarwanda twigisha ubupfura, ubunyangamugayo, ibyo byose ni indangagaciro zose zingana. Okay, so twasubiye ku rundi ruhande turi kumwe n'undi muntu ndakwibuka, ni Gisele ndamwibuka. Bikunze Safi na Gisele bari mu bantu bakomeye cyane muri kurishinga, mu kuryubaka, mu kurishakira support, mu kurivugira. Gisele, bigeze hehe? Safi hari uburyo yatubwiye aho bigeze, wowe ku ruhande rwawe uri kubona itorero mu kigo bimeze gute? Murakoze. Uko bimeze nyine itorero turi gukora neza pe, kuko kuba n'ikigo kitwemera kuduha umwanya, urabona waje turi kwitoza n'ubwo usanga turi gukora practice, uko biri ikigo kiradushyigikiye kandi nk'uko bivuze patron wacu rwose hari much respect, nuko nyine tuba hafi. Wenda ukunda kuza tutari kumwe ariko uburyo ntabwo twakora atabanje nyine kutubwira ati mukore iki, mugire imyitozo myiza. Turamushimira nyine ko adufasha kandi itorero ryacu ko wabibonye uko biri kose turi gutera cyane. Mwankomye nanjye numvishe nakaraga umubyimba ntafite. Zakwigisha nta kibazo nyine uko biri kose turi imbere, bari gukunda, turi kugira abamembazi benshi nyine kutujoininga. Uko biri kose nyine tutangira igihembwe, dushobora kuzasoza igihembwe aho tugeze tugatangira ikindi twongera. Okay, so rero navuga ngo amasaha byanga bikunze nsigaye nisanga nkunda kubasanga amasaha yanyu arimo arabafata mugiye kwitegura kujya muri etide muri rusange. So njyewe ndi gushaka kwerekeza ku ntumbero zanyu nimba mwaratangiye muritekereza yuko wenda itorero ryanyu hari uburyo rizaba ryagutse, members barigize ikigo, imibereho muri kubona byibuze bigeze kuri pourcentage ya kangahe mu buryo mushaka kuryubakamo, kurimenyekanisha se muri kubona byasabwe iki kugira ngo rimenyekane? Nimba ari cyo musaba abayobozi, nimba ari cyo musaba ababakurikirana, ni iki byasaba? Safi. Urakoze cyane, bagenzi banjye bavuze byinshi koko tugeze kure. Gusa nyine ikintu njye nasaba abayobozi ni ukudushyigikira mu kuduha ibikoresho. Sinahava narivuze nyine ko nyine ubwo buryo bwo kudushyigikira bwiza, kandi nanone bakatuba hafi ni ukudufasha bakaduha ibikoresho. Nyine njye nicyo nabisabira mu buryo bw'ibikoresho, tukabona ingoma zihagije, tukabona ibikoresho nk'imikenyero, n'imyambaro nyine mu biranga y'ababyinnyi cyangwa se mu biranga abakobwa nyine babyina imbyino za kinyarwanda cyangwa se abahungu, bakadufasha nyine bakadushyigikira. Kandi ikindi nyine bakajya batuba hafi mu gihe turimo turakora muri practice. Nicyo nabasaba nyine n'abayobozi. Naho mu kwamamara ko merci beaucoup kuba mudufashamo, nyine turagushimiye. Ubu ni benshi bamaze gukurikirana video yawe nyine, kandi natwe nyine barabibona. Ubwo nyine mu buryo bwo kwaguka kubyumva niba kubwiye dukeneye abakozi banyawe nyine, abakobwa bakaraga umubyimba cyane. Nubwo ntazi kwamamaza ariko nta nubwo ari no kubyamamaza, ndasaba umuntu wese ufite ubukwe, umuntu wese ufite ikirori, umuntu wese ufite icyo abona. Bano bakobwa ni abahanga, nimubigira ngo bazi kubyina gusa. Bano bakobwa aho mureba bazi kudekora. Ni impano banze kumbwiraho ariko ndabizi neza, bazi kudekora. Bafite uburyo bazi kudekora, bazi kubyina umuco nyarwanda, bazi gutanga serivisi. Ushobora no kubakenera kugira ngo baguhereze serivisi mu bukwe, bakakubera ba protocole, urabona yuko bafite nabwa na ya size yo gukora kuri high table. So bana bakobwa rero bafite itorero rikomeye cyane ririmo ingeri nyinshi zitandukanye. Umuntu ushaka kuba yabakunda narabibabwiye, ni kuri YouTube channel Teacher Tony, kiraho email yanjye nkashyiraho nomero za telefone, twabasanga kuri Ecole Secondaire Juru TSS.
utambonye byanga bikunze ni ikigo cy'icyamamare wahamagara directeur wahamagara umuyobozi wose wabuzi wajya no kuri internet wabasangaho byanga bikunze bano bana tubahereze support byanga bikunze biranashoboka ko hari n'umuntu ushaka kubata ngiye nanabihera n'ibyo bikoresho birashoboka cyane ashaka kubakunda akabati ngiye bano bana nabakunze agata babwira ati ngiyewe singoma ndayibahaye ariko n'ikigo ndabizi ko kiri kubyumva cyabahaye ibikoresho bya mbere kizakomeza kinabasupporting nongeye nkisubirireho urasuhuza mbe ni muri rusange turi gusoza kugira ngo mujye muri etide akabazo ka mbere unasuhuza n'abantu ese wowe kuri wowe ubona umuco wo kubyina uzagufasha iki ejo hazaza umuco wo kubyina nyine mu ndoto za nyuma nompe ndamutse nkoze ntazateza umuco Rwanda imbere nyine nkigisha abana bari mu rugero turi mu rugero rumwe batoya nkigisha nyine kubyina nyine nkabigisha ibijyanye n'umuco nyarwanda tukimakaza umuco nyarwanda imbere n'ibyo ngibyo gira busuhuza twigendere mujye mu gutegura etide ndasuhuza umuryango wanjye ndasuhuza abarimu ndasuhuza n'umuntu wese uzi yuko akina umuco nyarwanda cyangwa se akunda umuco nyarwanda nta torero hanze se ujya ukoreramo ku buryo wabasuhuza indamutse zikorera ahagana so ukunda indamutse urabasuhuje cyane ndabasuhuje cyane safi njye nyine ndasuhuza kugira ngo utatwe twabivuganye nyine icyo watubwira muri rusange gusa by the way ndagushimiye cyane ariko byumve thank you so much njye umuntu nsuhuza ndasuhuza mama wanjye ndasuhuza abavandimwe ndasuhuza abayobozi bose nyine baturera hano muri iki kigo abarezi bacu nabo ndabasuhuje cyane by'umwihariko ndasuhuza animateri wacu kabisa respect nyine tuyumve ko duhari kubwe kandi nawe nyine ndabizi ko ahari ku bwacu ndamusuhuje cyane ahari nyine nawe abyumve murakoze sawa Giselle murakoze nanjye abantu nsuhuza ndasuhuza mama papa ndetse n'abavandimwe banjye ndasuhuza abantu bose mu gihugu bakunda banabyina umuco nyarwanda ndasuhuza abayobozi b'ikigo ndetse n'abanyeshuri bose bari mu kigo dukoreramo nawe nyine ikigo cyiza cyane Ecole Secondaire TSS abantu bakibarizwamo bose ndabasuhuje so rero reka nishimire kuba twongeye kuba turi kumwe so nzajya kenshi bishoboka duhura hari igihe bizanakunda nkashyiramo akantu ko gukora competition imana nizijya ibikunda cyangwa se bigena ariko ku bantu badukurikirana cyane mukomeze mudukurikirane wowe ushaka gukora subscribe wowe ushaka gufasha bano bana ndakwinginze izi mpano ntizizarangirire ku ishuri sibyo aba bana beza b'u Rwanda abakobwa beza b'u Gasabo imana ikomeze kubaha umugisha mwige mutsinde revo yose muriho ishuri ushaka kuba ryose uri kwigamo abenshi mwese muri hano muzakora icya leta senior 3 senior 6 ndifuza yuko imana izabafasha mugatsinda neza bikegaragaza yuko impano yanyu ibafasha kugira ngo munige ciao tuzasubira sawa Giselle ibihe byiza subscribe sana